Kampala, umurwa mukuru w'igihugu gituranye cy'u Rwanda, Uganda, kimwe mu bihugu bituyemo umubare utari muto w'abanyarwanda, harimo n'abahatuye igihe kinini, bakora imirimo itandukanye ku buryo yewe hari nabo bigoye gutandukanya n'abene gihugu. Bamwe mu banyarwanda batuye mu Bugande bavuga ko bamaze kwitegura kugira uruhare mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Aba bavuga ko bamaze kuzuza bimwe mu byangombwa bikenewe kugira ngo bazashobore gutora umukuru w'igihugu. Ku bwabo ngo icyo bategereje ni itariki nyirizina yo gutora. Yes, I'm ready to vote. Ndi umunyarwanda, nzatora, amatariki nagera ndi ready, nzataha nje gutora. Nariyandikishije ibyangombwa byo gutora byose ndabyujuje, karita ndayifite, mbega ibyangombwa byose umunsi ni uri gutinda, tegereje umunsi nyirizina naho ibyangombwa byo twarabyujuje. Hari bamwe muri aba banyarwanda baba mu gihugu cya Uganda bavuga ko biteguye gutora, ariko bakaba bataragena niba bazatorera mu Bugande cyangwa mu Rwanda. Ibyo ngo bizagenwa n'ubushake bwabo igihe amatora azaba yegereje. Ndi umunyarwanda, ni naha ariko ni registered gutora, ndemerewe kandi ndabizi yuko amatora yageze, ndi ngombwa gutora. Rero icyo gutora ni ngombwa, nzatora, niba ngombwa nzaza mu Rwanda cyangwa se kuri embassy yacu irahari, nzatora. Nkuko bitangazwa na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, abanyarwanda baba mu mahanga bazatora umukuru w'igihugu tariki 3 z'ukwezi kwa 8 mbere y'umunsi umwe gusa ngo abimbere mu gihugu nabo batore. Amatora ya referendum yabaye mu mpera z'umwaka wa 2015 n'andi matora yarebaga u Rwanda yagaragayemo abanyarwanda batari bake batoreye mu gihugu cya Uganda.